Bene data bashiki banje, ndagira ngo nongere mbaramutse muri aka kanya mpawe ko kuganira namwe ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, kandi umwuka wera akomeze kubaturisha muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe iri jambo riboneka mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 22, aho dusoma ku murongo wa 19 tukageza wa 23. Mbere yuko dusoma aya magambo ndagira ngo mbanze nongere mbibutse amazina yanje. Nitwa Ndahiriwe Jean de Lapaix. Imana iduhana imigisha mu izina rya Yesu. Reka dusoma ayo magambo nkuko maze kubivuga mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 22 umurongo wa 19 dusoreze wa 23. Haranditse hati: Mikaya aravuga ati, none wumva ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka arabaza ati, ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwe i Ramoti y'i Galeyadi? Umwe avuga ibye undi ibye. Nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati, ninjye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati, uzamushukashuka ute? Nawe ati, nzagenda mpinduka umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Nawe aramusubiza ati, nuko uzamushukashuke kandi uzabishobore. Genda ugire utyo. Nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka kuvuzeho ibyago. Imana idufashe bene data gutekereza kuri aya magambo no kuyasobanukirwa. Izi nkuru dusomye ziravuga uburyo Ahabu umwami w'Abisirayeli aja guterera Ramoti y'i Galeyadi urugamba yaguyeho. Yabanje guhanuza abahanuzi abigiriwemo inama na Yehoshafati umwami w'Abayuda wari waje kumufasha mu ntambara. Bakundwa rero bene data bashiki banje, ndagira ngo mumfashe aya magambo tuyatekerezeho mu ntego igira iti, ntimwishimire cyane amasezerano mwabwiwe, ahubwo mutekereze ku mubano mufitanye n'Imana yayabahaye. Ntimwishimire cyane amasezerano mwabwiwe, ahubwo mutekereze ku mubano mufitanye n'Imana yayabahaye. Bene data bashiki banje, mube maso kandi musabe Imana ibahe ubwenge n'ubushishozi muri ubu buzima bw'umwuka turimo. Imana yacu itugirire neza. Uyu mwanya ngambiriye gushimashima intekerezo zanyu kugira ngo mukangukire kumfasha gutekereza neza kuri aya magambo, kugira ngo turebere hamwe uburyo twahuza imyumvire kuri yo, bityo bidufashe kwagura ubumenyi bwacu mu birebana n'ijambo ry'Imana no mu buzima bwa gikirisitu tuyoboramo, maze kandi tubashe no guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Imana ibidufashemo. Imana yacu itugenderere. Nongere mbabwire nti, mube maso kandi musabe Imana ibahe ubwenge budufasha kugira ubushishozi muri iki gihe, dushingiye ku byo tubona muri aya magambo dusomye. Imana idufashe bene data. Aya magambo aratwereka ko Imana imaze kuzinukwa Ahabu kubera kwijandika mu bibi kwe. Yagambiriye kumurimbura maze bigeraho ikoresheje abahanuzi bari buzuye umwuka w'ibinyoma. Wakwibaza utese koko birashoboka Imana yakoresheje abahanuzi bamuhanurira ibinyoma? Mu kwikiza Ahabu bene data bashiki banje, Imana yakoresheje abahanuzi baramushukashuka ngo naterera Ramoti y'i Galeyadi, ngo Imana irahamugabije azatsinda kandi agiye kugwayo. Uriya mwuka w'ibinyoma wavugishije bariya bahanuzi, Bibiliya igaragaza neza ko wari woherejwe n'Imana. Imana imaze kuzabiranwa n'uburakari Ahabu yayiteye, yemeye ko umwuka w'ibinyoma mushuka, nk'uko twabibonye neza kuri uriya murongo wa 20 kugeza wa 23 wa kiriya gice twasomye. Hagira hati, Uwiteka arabaza ati, ninde uzashukashuka Ahabu ngo atabare agwe i Ramoti y'i Galeyadi? Murumva umugambi Imana yari ifite, ngo umwe avuga ibye undi ibye. Mu nyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati,
ninjye uzamushukashuka. Uwiteka nawe aramubaza ati uzamushukashuka ute? Nawe ati nzagenda mpinduka umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Imana idufashe. Ngo nawe aramusubiza ati uwo ni Uwiteka. Asubiza umwuka ati nuko uzamushukashuke kandi uzabishobore. Ngo genda ugire utyo. Ngo nuko rero dore Uwiteka ashyize umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose, kandi Uwiteka kuvuzeho ibyago. Ntore z'Imana, Imana ubwayo si inyabinyoma. Mubyumve neza, Imana ubwayo si inyabinyoma kandi murabizi namwe. Ariko yemera ko ibinyoma bigera ku bantu bayo baretse inzira yo gukiranuka bakanga kumvira ukuri bakayirakaza. Ibyo nanone tubibona neza mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 2 umurongo wa 11 kugeza wa 12, aho yavuze ati nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bakirweho iteka. Bene data bashiki banje, ntimwishimire cyane rero kumva ubuhanuzi n'amasezerano gusa mubwirwa n'abahanuzi, ahubwo mwishimire ko mwaba mufitanye umubano mwiza n'Imana itanga ayo masezerano. Ntimuhirimbanire gushaka abahanuzi babahanurira nka Ahabu, ahubwo muhirimbanire kwegera Imana nyirizina, mubanze kumenya ko ibishimira ko mufitanye nayo umubano mwiza. Ezira yaduhaye urugero rwiza. Abonye ageze mu bibazo ntiyihutiye gushaka abahanuzi, kandi yashoboraga kubabona ku bwinshi bakamufasha atiriwe agoka yiyiriza ubusa. Ariko ngo yashatse Imana ubwayo, arayegera n'abo bari kumwe, ngo abe ariyo ibakura mu gihirahiro bari bagezemo. Ibyo muzabisanga mu gitabo cye igice cya 8 umurongo wa 21, havuga hati maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi hava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Bakristo bene data bashiki banje, aho gufata igihe dushaka abahanuzi ngo baduhanurire, nimuze dufate igihe twiyiriza ubusa kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, tuyishakeho ubuhake, maze tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'imiryango yacu, kuko ari nta na rimwe izigera itererana uyizeye akayishyira imbere mu bibazo bye. Imana yacu itugirire neza, kandi ninabona ko ari ngombwa izadutumaho abo bahanuzi ibishatse, ariko tumeranye nayo neza, kandi idutumeho abameze nka Mikaya batubwira ukuri guhesha ubugingo, atari ibitugusha mu kaga cyangwa mu rupfu nka Ahabu. Guca bugufi imbere y'Imana, kwihana no kwezwa bene data, hakabaho umubano mwiza hagati y'Imana n'umuntu, nibyo bizamuhesha kwakira imvugo y'ibyiza iturutse ku Mana. Imana yacu ibasobanurire. Torero ry'Imana, aho kuzirikana cyane abahanuzi, muzirikane Imana itanga ayo masezerano nangwa sivugisha abo bahanuzi. Aho cyane muhatekereze, kandi muzirikane neza n'inama Yohana yabagiriye, inama nziza tubona mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 1, aho yagize ati kandi bene data ndabinginga ngo aya magambo muyaha agaciro. Yaravuze ati bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Imana yacu ibagirire neza. Murabanza se bene data mugashungura ubuhanuzi iyo mubwumvise, mugereranije n'ibikorwa byanyu imbere y'izaca imanza, ngo mwumve neza ko ari ukuri, mushingiye ku mubano mwaba mufitanye n'Imana. Bantu b'Imana, ndagira ngo mumenye neza ko Ahabu yabanje kugirana ibihe byiza n'Imana, ikamufasha, ibana nawe mu bikomeye, iramwiyereka rwose. Muzabisanga mu gice cya 20 cya kiriya gitabo cya mbere cy'Abami,
hatwereka uburyo Imana yabanye nawe ikamugirira neza mu rugamba yarwanye na Benihadadi, ariko ngo nyuma aza kuyirakaza arayihemukira iramuvuma. Nyuma yo guhindana no gutakaza icyizere n'ubunyangamugayo, nibwo Imana yafashe uriya mwanzuro wo kumutsemba ku isi y'ababaho, imutegeye mu masezerano y'ibinyoma atazamubeshaho. Imana itugirire neza. Bene data bashiki banje, ndabizi niba hari ikintu gishimisha abantu bagaca ibiti n'amabuye, ni ubuhanuzi bw'amasezerano avuga ibyiza kuri bo. Dore ko iyo umuntu bamubwiye ko hari ibyiza Imana imuvuzeho, yumva ijuru n'isi bibaye ibye, bigatuma atibaza cyane ku mubano afitanye n'Imana. Ibyo bikamuhoma amaso. Aho kwishimira rero amasezerano, mwishimira umubano mwiza mwaba mufitanye n'Imana itanga ayo masezerano. Mwibuke n'ijambo Pawulo yavuze ubwo yandikiraga Timoteyo urwandiko rwa mbere, igice cya 4 umurongo wa mbere kugeza uwa 2, aho yavuze ati, ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushe. Imana ibafashe kwagura ubumenyi bwanyu mu ijambo ry'Imana, munaritekerezaho cyane kugira ngo muribyaze umusaruro w'ibibatunga mu minsi nk'iyi ngiyi, cyane cyane y'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Bene data, Ahabu kubw'irari rye bamubwiye ko Imana imweguriye intsinzi ku rugamba azagwaho, ntiyagira gitangira muri we ngo yibaze, ngo abanze yisuzume atekereze ku makimbirane afitanye n'Imana, maze yitera amajeke ngo imbere ye ni heza, naho agiye kwibagirana mu isi y'ababaho. Ahabu baramubwira bati, Imana ikweguriye Ramoti y'i Galeyadi. Ntiyatekereza ngo abanze yibaza ati, mbese mbere y'uko Imana insezeranye ibi byiza, mbanye nayo nte, meranye nayo nte? Iyi Imana impaye aya masezerano tuvuga rumwe? Ngo yibaza ati, mbese ibi byiza insezeranije nuko inyishimira? Ahabu ntiyagira amakenga. Rero bene data bashiki banje, ivutu ryo kwakira imvugo y'ibyiza ryatumye adatuza ngo atekereze neza, arahubuka yishora ku rugamba. Inyota yo kwigarurira Ramoti y'i Galeyadi imubuza kumva ukuri nyako kwaje kuboneka nyuma mu kanwa k'umuhanuzi Mikaya, maze ya masezerano y'ibinyoma aho kumukiza aramuhitana. Imana yacu idufashe. Bene data bashiki banje, nta mugayo hariya Ahabu hari igihe utamuveba, kuko Ahabu yari afite abahanuzi benshi cyane amagana, kandi bose bari bagenderewe n'uriya mwuka w'ibinyoma, ku buryo kwemeza ko bose bavangiwe, ko Mikaya ari uvuze ukuri, byari kukugora nawe. Abahanuzi bo bose bari bavuze rumwe ko Ahabu afite intsinzi kuri uriya rugamba. Urumva ko nawe abahanuzi amagana n'amagana bavuze rimwe ku kintu, nawe wakumva yuko ari ukuri, ariko mumenye umugambi byari byaturutsemo. Bene data bashiki banje, mbese namwe iyo muhanuriwe mukabwirwa amasezerano y'ibyiza, mutekereza ko hashobora kubonekamo n'umutego? Erega ibi biratwereka ko imvugo yakoreshejwe mu buhanuzi mu isohora ryabwo bishobora guhinduka, bigahindura isura abantu babwumvise batari biteze, ibintu bigahinduka ukundi rwose, bikaza atari bya bindi abantu bumvise. Imana yacu idufashe. Nicyo gituma Petero yanditse mu rwandiko rwa 2 igice cya 1 umurongo wa 20 n'uwa 21, aravuga ati, ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ngo ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Imana yacu itugirire neza. Ese iyo mubwiwe ko Imana ibazaniye ibyiza, mubanza kwisuzuma ngo murebeho ibyo byiza bizaca naho bizasohora?
mubanza gutekereza ku mubano mufitanye n'Imana, nimugire amakenga ku buhanuzi n'abahanuzi bene data. Ubuhanuzi bwose buvuga iby'amahirwe siko bwose busohorana ayo mahirwe, biterwa n'igihe wabibwiriwemo n'umwuka wabikubwiye uwo ari we. None se niba uzi ko nawe utari mu nzira yo gukiranuka, ntuba uvuga rumwe n'Imana, ntuba uri mu bushake bwayo, urabona ibyo byiza byaba ari iby'iki koko? Ibyo byiza waba ubwiwe byaba ari iby'iki? Zaba ari ingororano z'ibiki? Z'ibihe byiza ikwitura? Aho gutinda rero mu bahanuzi, nimutinde imbere y'Imana musenga mwiyiriza ubusa, kugira ngo mwicishe bugufi imbere yayo, niho muzakura ukuri kutavangiye. Bene data bashiki banje ndabinginga, mutinde imbere y'Imana kuruta gutinda imbere y'abahanuzi. Ese mutekereza ko bari abahanuzi ba Ahabu bari bavangiwe, ko bamuhanuriye ibitari ukuri bitazasohora? Ni ukuri Bibiliya igaragaza ko uriya mwuka wasutswe muri bariya bahanuzi wari waturutse ku Mana. Imana ubwayo ari yo uwohereje nk'uko twabibonye, ariko nta kuri kwarimo. Imana yacu itugirire neza. Nubwo Imana ari inyakuri, nubwo Imana atari inyabinyoma, ariko kubw'uburakari bukaze yari ifitiye Ahabu, yemeye ko ibinyoma bimugeraho. Bene data bashiki banje, nimusubire mu masezerano murebe ibyiza mwahanuriwe, musuzume murebe ko nta binyoma birimo. Mutekereze kandi murebe no ku mubano mufitanye n'iyo yabahaye, mubanze kumenya yuko mubanye neza. Ntimwishimire cyane amasezerano mwabwiwe, ahubwo mutekereze ku mubano mufitanye n'Imana yayabahaye. Ataba ari amasezerano yo kubashyira mu kaga, ataba ari ayo mutegewemo, akaba ari ikigo Imana yabatambitse imbere, namwe mukibwira ko ari amahirwe n'imigisha mutegereje, kuko ushobora gutegereza kuzabona ibyiza nyuma bigahinduka. Imana yacu itugirire neza. Ibyanditswe byera ndetse n'amateka ajya agaragaza ko hari benshi byagiye bihinduka. Bene data, nuko mutagiye muba maso ngo mushishoze, hari aho byagiye bihinduka, hari n'aho bigaragara ko bisohoye ariko bitarimo ibyiza by'ukuri n'imigisha, ahubwo ari ibyo gushyira umuntu mu makuba, kuko ariyo nzira Imana yashatse kurangirizamo urubanza rw'uwo muntu, urubanza Imana ifitanye nawe. Imana yacu itugirire neza. Bene data bashiki banje, kubwo kuva mu byizerwa no kugoma kwa bamwe, Imana yemera yuko ubushukanyi bukomeye cyane bubageraho ngo bizere ibinyoma, kuko bakunze gukiranirwa bakishora mu bibi, ntibarinde agakiza bari baraherewe ubuntu. Mwumvise uko Pawulo yuzuye umwuka wera ukuri yabivuze hariya muri rwa rwandiko rwa kabiri twasomye yandikiye Abatesalonike, ku kiriya gice cya kabiri umurongo wa 11 n'uwa 12, naho yavuze ati nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bakirweho iteka. Uko bakunze gukiranirwa bakishimira ibinyoma, bakareka inzira y'Imana. Imana rero ni uko nguko ibagenza. Aho niho ubwenge buri, nk'uko Umwami Yesu yabibwiye Yohana mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 18. Bene data, aha niho ubwenge buri, kuko hari bamwe badashobora kubimenya, ndetse hakaba n'abandi badashaka kubimenya, kuko Umwami Yesu yavuze ibyabo mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya 12 umurongo wa 40, aho yavuze ati yabahumye amaso ibanangira imitima, ngo be kurebesha amaso no kumenyesha imitima, bagahindukira ngo mbakize. Yabagize nka Ahabu rero, banga kumva ukuri, ibahuma amaso ibanangira imitima. Imana yacu itugirire neza. Aha niho ubwenge buri, bene data bashiki banje. Niyo mpamvu musabwa kubugira nk'uko Yakobo yabivuze mu rwandiko yanditse igice cya 2 umurongo wa 5, aho yagize ati niba hari umuntu ubuze ubwenge, abusaba Imana ibumuhe. Musaba Imana ubwenge, bene data, bubafashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi,
muri iyi minsi turimo. Imana yacu ibagenderere. N'umubwiriza niko yabivuze mu gice cya 7 umurongo wa 12, ati kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo, ngo ariko umumaro wo kubumenya n'uyu, ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Ubwenge rero buzababera ubwugamo, buzabarinda ibinyoma, buzababera ubwugamo mwugamamo ibinyoma ntibibagereho, ubushukanyi ntibubagereho. Kandi ubwenge buzarinda ubugingo bwanyu mwebwe ababufite n'abifuza kubugira bakabusaba. Imana ibagirire neza ibagenderere. Aho kwishimira cyane rero amasezerano, ahubwo mutekereze ku mubano mufitanye n'Imana yabahaye, maze mwishimire umubano mwiza mufitanye kandi mugire ubwenge. Imana ibagirire neza. Reka mbingingira Imana kandi nanjye niyingingira kugira ngo iminsi nk'iyi ngiyi tubere iminsi y'imigisha. Imana yacu itugirire neza. Mana yera se umwami Yesu, aya magambo ni wowe wayashiriyeho kugira ngo atuyobore, atumurikire, atubere itara ry'ibirenge byacu n'imitima yacu, kandi atumenyeshe ukuri, mwami Imana yacu, nk'uko wabishatse. Ndakwinginze rero ngo kubw'aya magambo Mwuka wawe wera agenderere imitima y'abayumvise, abahishurire byinshi ntabasha kubagezaho no kubamenyesha. Maze Umwuka wera wavuze ko naza azatwigisha mu kuri kose, akatuyobora, yigisha abantu kuri kose, kandi abamenyeshe neza iby'ubwiru bwawe, kugira ngo abantu bawe bahagarare badatsinzwe mu isi y'abazima, ngo umwanzi abatsotsobe. Ndakwinginze ngo ubigirire utyo kurinda itorero ryawe no kuryubaka ku rutare nk'uko wabihamije. Bisabanye kandi ukwizera mu izina rya Yesu. Amen.